uruhare rwa Minisiteri y'Ubuzima rugomba kugaragaramo kubera ko ziriya nkingi zigomba kubungwabungwa kugira ngo umwana dushaka ko azamuka akura mu bwenge mu gihagararo ariko afite n'ubuzima bwiza. Basket fund yabikoze ite ibarizwa hehe? Natwe nk'Abanyarwanda twakwishimira ko gahunda mbonezamikurire natwe tuyigiramo uruhare. Yeah, it's actually useful if you can compare and have the status. If there is any change from those gap identified in 2022. SGO in partnership with Never Again Rwanda, supported by Speech Agency for Development and Cooperation, intends to implement a project entitled Contribution to the Improvement of Early Childhood Development Service Delivery in Rwanda, and therefore commission this assessment with an intention to contribute to the improvement of the quality of ECD services. Global objective was avail evidence for constructive recommendations to inform SGO potential interventions in ECD and its evidence-based advocacy work towards improved ECD services at large. Yes, the main objective was to inform SGO, but not only SGO, but other community, civil society organizations, to inform other stakeholders, not only SGO. Then the specific objectives were three: to assess the current status of the operations of ECD facilities in selected 5 districts, to identify gaps and challenges in the ECD service delivery, and to generate evidence-based recommendations to inform SGO interventions and call upon relevant stakeholders to advocate for improved ECD services. The areas of focus were, first of all, it was in 5 districts. We mentioned them: Burera, Kamonyi, Nyagatare, Nyarugenge, and Busiro, and focused on all the 6 pillars of ECD interventions: health, nutrition, water, that is wash, parenting education, school readiness, and child protection, and inclusiveness. Usanzwe ino project nkuko babidusobanuriye tuyikorana na Never Again Rwanda, batinanga na Never Again Rwanda ivuye mu nkunga ya SDC, ariko izina ryayo ryanyaryo ni contribution to the improvement. Nukuvuga ngo we are contributing, nukuvuga ngo leta yo ifite ikintu irimo irakora kandi cyiza. So as civil societies turifuza gukora contribution kuri kubyo leta iri gukora ariko mu buryo bwa advocacy. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo ushobora gukora research nk'ingiyi utakonsultinze NCDA, kandi turicarana tubabwira the main objective y'ino project, barayumva ndetse banadufasha no gukora ino assessment. Niyo twagenda ku bitekerezo baduhaye. Niyo twagiye dufata muri sere muri district ebyiri, muri sector ebyiri muri buri district, tugafatamo ECD eshanu kuri buri level zose. Buri ECD twaroga n'ababyeyi 10, tugora n'aba-caregivers bazirereramo bose, ndetse tugora n'aba-focal person kuri district level. Leta irabizi ko bihari, ariko still we want to improve kugira ngo tureko byazakemuka mu gihe kizaza. Murabizi ko icyo gihe turi muri NST 1, kandi ubu ngubu turi kuri NST 2 yaratangiye. Kandi the main projection ya NST 2 kuri ECD service delivery nuko reducing malnutrition and starting imirire mibi ndetse no kugwingira. Dufite target ya 33%, igomba kumanuka ikagera kuri 15%. Niyo target ya leta. Barifuza gukura igwingira kugera cya 3 tugeze no NST 1 yayisize, tukayimanura tukageza kuri 15. Tugerayo niho twebwe du contributing na civil society. Twabwira based on our research twakoze, turifuza ko ibi nibi byazakemuka, byazitabwaho muri implementation ya NST kugira ngo tugere kuri ya 15%. Otherwise leta ntabwo yabyikorana yonyine. Natwe abafatanyabikorwa
kugerageza ndetse na leta koriyanta abafatanyabikorwa benshi muri iyi gahunda kugira ngo nayo igire ubushobozi bwo kugira ngo hagire ibinozwa ndetse n'ibikorwa byinshi bipendinga cyangwa se bitabasha gukorwa no kugerwaho kubera ubushobozi bukeya nabyo bibasha kugerwaho. Leta yifuza cyane ko abafatanyabikorwa bikorera baza ari benshi bakagerageza gufungura ingo mbonezamikorere nyinshi hanyuma bakicarana n'ababyeyi bakababwira umusanzu basabwa kugira ngo abana bitabweho. Ese abana b'u Rwanda barererwa he, haba hameze gute, haba hujuje iki? Hanyuma buriya twana NCTA yaranabidesantararije yabyegereje abaturage, ibyemezo bitangwa n'akarere n'umurenge. Icyo gihe umurenge baragusura n'akarere bakaguha icyemezo bakakubwira ati noneho turabona iby'ingenzi wabibonye ahangaha wemerewe kwarerera abana. I will start first of all by appreciating our government, the government of Rwanda, for their efforts put into the development of ECDC. As we all know, the foundation of our country are the children. So give them a good foundation, and then we have a better future. Secondly, as you all know, the government of Rwanda through NST1 introduced ECDC, and then that was 5 years back, and now we are moving into NST2. So we need to know, we need to see what has taken place, what was the progress, what are the achievements, and then what are the gaps that are still remaining so that we can improve them. ngira ngo nkuko mwabibonye zimwe mu nkingi eshanu zigize ikigo mbonezamikurire cy'abana bato, iz'ingenzi zirimo eshatu z'ingenzi zirebana n'ubuzima. Hari ibijyanye n'imirire, hari ibijyanye n'ubuzima, hakaba n'ijyanye n'isuku n'isukura. Bityo rero uruhare rwa Minisiteri y'Ubuzima rugomba kugaragaramo kubera ko ziriya nkingi zigomba kubungwabungwa kugira ngo umwana dushaka ko azamuka akura mu bwenge, mu gihagararo, ariko afite n'ubuzima bwiza. Niyo mpamvu rero nashima ubushakashatsi bwakoze, nashima ibyavuyemo kuko bizadufasha, birumvikana ko bizagera ku bayobozi, bikadufasha kureba ko twanonosora neza, twafatanya kugira ngo ubuzima bw'umwana cyane cyane uriya mwana munsi y'imyaka 6 bigende burushaho kumera neza. Abikorera nabo uretse kuba bafite umwihariko kumva ngo nabikorera, ariko n'abaturarwanda nk'abandi bose bafite aho babarizwa muri community. Ni ukuvuga ngo rero imyumvire yabo iri ku rwego rwiza. Natwe nk'abanyarwanda twakwishimira ko iyi gahunda mbonezamikurire natwe tuyigiramo uruhare, kandi n'ubundi koko tuyigiramo uruhare rumwe n'ubundi mu buryo bwe n'ubundi, kuko burya hari ikintu tutakwirengagiza. Niba tuvuga tuti no muri budget harimo uruhare rwa leta kugira ngo bazamure gahunda y'mbonezamikurire y'abana. Muri budget natwe nibaza ko tugiramo uruhare mu gutanga imisoro, nubwo tutavuga ngo ni ijyangaha cyangwa se ijyangaha, ariko n'urwo ruhare rw'imisoro abikorera batanga nubwo twarushyiramo. Ariko kandi nanone no kuba twagira umwihariko ntabwo byabura, ko nabasobanuriye kare uvuga ko hari n'ibindi bikorwa tugiramo uruhare, aho naho twahagira uruhare dukurikije imikorere n'imikoranire y'inzego abikorera muri akazi. Hari ibikorwa byinshi biri gukorwa, hari ibikorwa bikorwa n'abajyanama b'ubuzima bijyanye no gukurikirana umwana mu mudugudu, kureba ko akura mu gihagararo, kureba ibijyanye n'imirire, kureba ndetse no kubavura cyane cyane abarwaye ziriya ndwara z'imisonga, impiswi, kuko nazo zigira uruhare mu gutuma umwana yagwingira. Hari guhugura abajyanama b'ubuzima ndetse n'inshuti z'umuryango twazishyizemo kugira ngo nabo bagire ubwo bumenyi ku bijyanye n'imirire y'abana batoya no kumenya gutegura indyo yuzuye. Hari ugukurikirana ibikorwa by'isuku n'isukura mu midugudu. Minisiteri y'Ubuzima rero hari byinshi iri gukora mu rwego rwo kugabanya ikibazo cy'imirire mibi. Hari n'ibyo tujya dukora buri mwaka, inshuro 2 ku mwaka, bijyanye n'icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Harimo ubukangurambaga, harimo gukingira, harimo ibintu byinshi
kuboneza urubyaro, ibyo bintu byose bifite uruhare mu kugabanya igwingira. Ni ukuvuga ko tugomba gufatanya na minisiteri zibireba kugira ngo igwingira turigeze kuri kiriya kigero cya 15 nk'uko biri mu ntumbero ya NST2. Tuzi ibyitwa za creche, tuzi icyo ugasanga wenda kenshi na kenshi uruhare rw'abikorera kugira ngo barumenye, hakagombye kubaho iki kintu cya awareness, kuko iyo abantu bumvise igikorwa bakijyanamo na leta nta kibazo tugira, tujyanamo na civil society nta kibazo tugira. Nibaza ko rero ari ikibazo cya awareness kikibura, kandi ndumva muri recommendation twabonye hagiye habamo n'iki kintu cy'ubukangurambaga. Mu izina ry'umuryango Save Generation Organization nifuza gufata umwanya kugira ngo nshimire abantu bose, stakeholders, private sectors, policy makers, twabashije kubana muri iki gikorwa cya dialogue, aho twifuzaga kurebera hamwe uburyo ki twakora ubuvugizi kugira ngo amashuri twita ingo mbonezamikurire cyangwa se early childhood development, ibibazo byagiye bigaragara nk'uko byagaragaye mu bushakashatsi twagaragaje no mu consulta, kugira ngo zizabashe kwitabwaho ndetse tubashe no kujyana mu ntego y'igihugu yihaye ya NST2, aho turi kureba cyane cyane kuri malnutrition and stunting. Ndashimira cyane cyane umuterankunga mukuru wacu SDC ndetse n'umufatanyabikorwa Never Again Rwanda ku ruhare bakomeje kutugaragariza haba mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo iyi ntego yacu y'ubuvugizi ibashe kugerwaho. Abafatanyabikorwa batwumva turabasaba ko icyo kibazo nacyo nabo bakirebaho, bakareba imishinga bajyanamo aho ngaho kugira ngo izo ngo mbonezamikurire nazo zibashe gukora kandi abo bana nabo babone aho bafashirizwa.